turabashimiye cyane kuba muduhaye aka kanya ko gufatanya gushimira Imana no kuza kwishimira ibi birori bya yubile y'imyaka 25 iyi seminari ya Nkumba ari rwo rugo twarerewemo tukareramo rukaba n'urugo rwanyu byabaye uyu munsi. Tukaba rero dushaka gufatanya namwe gushimira Imana kuri uyu munsi w'iyi yubile y'imyaka 25. turashimira byimazeyo Imana mu butatu butagatifu yaduhaye abakurambere bacu aribo bamisiyoneri b'Afurika kuza kutugezaho inkuru nziza y'ivanjiri y'umukiza wacu umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira uru rugo by'umwihariko badutekereje kuza kudutumira muri yubile y'imyaka 25 rushimira Imana ibyiza yarukoreye kandi natwe tukabonaho tugashimira Imana ibyo yadukoreye kuri uyu munsi idufasha kugera hano. Twatekereje kubaha impano noneho dushaka umunyabukorikori tumusaba ko yadukorera aka kantu agashyiramo ano magambo ari mu rurimi rw'amahanga aricyo Gifaransa kitwa ngo karimo amagambo yanditse ngo no remerciement aux missionnaires d'Afrique. Abize interpretariya baramfasha ariko ngenekereje navuga nti turashimira byimazeyo abamisiyoneri b'Afurika. Ubwo rero mu ivanjiri batugejejeho mu rukundo n'ukwemera dufite twizera ko ubuzima turi hano ku isi ari umusogongero w'ibyiza Imana iduteganyiriza mu ijuru. Mwamfasha tukiyambaza umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo akomeze aduhakirwe buri wese ahagarare neza mu nshingano za hano ku isi nk'uko duteraniye hano uyu munsi, igihe kizagere twese tuzahurire mu ijuru. Mwamikazi w'Afurika udusabire, Mwamikazi w'Ikibeho udusabire, Mwamikazi w'Ifatima udusabire, Mwamikazi w'abihaye Imana udusabire, Mwamikazi w'ingo udusabire. Hano itanzwe n'uyu muryango